Mwaramutse muri iki gitondo rero twagira ngo tubagezeho amakuru meza asesuye yuko uyu muhanzikazi Vestina, uyu mwana w'umukobwa ni umwana wiyubaha cyane, ni umusitari mu gihugu cy'u Rwanda, si no mu gihugu cy'u Rwanda gusa, muzi yuko Vestina na Dorcas babanje gutembera mu bihugu baririmba mu Burundi n'ahandi hirya no hino. Aba bana bakaba barahitinze ahantu hose. Igihugu bashigaje kujyamo ni igihugu cya Amerika, ariko naho bazajyayo byanga bikunda. Vestina rero nk'uko mumubona, akaba avukana na Dorcas, bavuka mu ntara mu majyaruguru y'u Rwanda. Aba bana rero bazwi kuri iriya ndirimbo ivuga ngo Nema, n'izindi ndirimbo zagiye zikundwa cyane. Ubwo uyu mwana w'umukobwa Vestina ubwo yasezeranaga rero, muzi yuko yavuzweho byinshi cyane, ni byinshi byamuvuzweho kubera abanyamakuru nyine. Hari ababa bashaka inkuru kugira ngo nyine babone views nyinshi, hari ababa bashaka ababakurikirana benshi, ariko bagiye bamusebyaho. Turagaruka ku nkuru. Hari umunyamakuru wagiyeho arandika ngo Vestina ngo abaye umugore wa gatatu wa Idrissa, ariko ntago ariko inkuru zimeze. Rero Vestina na Dorcas bakaba baramamaye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, kandi aba bana b'abakobwa bitwaye neza, bahesheje umubyeyi wabo agaciro. Burya kubona umuntu ari umusitari noneho akiga akanarangiza ntago ari ikintu kiba cyoroshye. Ngewe rero tugiye gukomezanya kino kiganiro. Nge ndi umumama, ndubatse, mfite abana, ariko nagiye nkunda kureba inkuru zanditswe kuri Vestina. Vestina ni bazina wanjye, bazina nanga umuntu wasebya bazina. Rero nanjye nagiye mukoraho inkuru, ariko inkuru nagiye mukora ntago ari inkuru mbi, ntago ari yo kumusebya. Ubwo rero ahangaha bagiye bandikaho ngo Idrissa afite undi mugore, ariko ntago dukwiye kwinjira mu buzima bw'abasitari. Ahubwo igikwiriye wowe, uyu musitari ikintu yagusigiye ni iki? Ese wowe kuki uri gukora inkuru imusebya? Ejo bundi kumusebya wowe mbese ntibazagusebya? Ese iki kiganiro wakoze, iyi nkuru wakoze, mbese wowe ejo hazaza uzajya uyireba uvuga ati ni sawa, ibi bintu nakoze narahemutse. Inkuru wanditse ntago ari inkuru nziza yo gusebya umwana w'umukobwa nk'uyu wakoreye Imana, akavugira Imana, agakiza imitima y'abanyarwanda benshi n'abo hanze. Rero Vestina yakijije imitima y'abantu benshi, we na Dorcas. Ibi ngibi ni ukubeshya, ibi ni ukubeshya rwose. Vestina ntago agiye kuba umugore uharitswe. Ese kubera iki? Imana twayiboranye ibyiza ku buryo Vestina yashaka umugabo ubyaye ufite abagore bangahe? Oya, mwa banyamakuru mwe, mureke kubihiriza Vestina rwose, mureke yikomereza urugo rwiza, mureke kugomeza kumwandikaho inkuru zo kumusebya. Ku musozo w'ikiganiro rero turabona application eshatu wakoresha uteranya amafoto. Noneho izo application ukoresha uteranya amafoto nizo bari gukoresha, noneho bagahuzahuza amafoto kugira ngo babone uko basebya Vestina. Mwitonde rero, ikoranabuhanga ni ryiza, ariko hari naho ryaba ribi, kuko na Yesu yarabihanuye aravuga ngo ubwenge buzagwira ariko urukundo rwa benshi ruzakonja. Rero bafashe izo application barazihuza, noneho bagateranya amafoto kugira ngo babone uko basebya Vestina. Ubwo rero uyu Idrissa bamufotoranye ari kumwe n'undi mugore ngo bateruye umwana. Umuntu ashobora gufata ifoto akayihuzahuza, noneho agakora iki? Agakora umumama, agakora umupapa. Ariko hano barabeshya, ntago ariko bimeze, ntago ariko bimeze. Vestina uyu ni umugabo wambara imbere agiye gushaka, sorry. Ubwo rero hano barabeshye, ntago ari byo. Izi application ndazibabwira. Application ya mbere wakora ugahuza ifoto. Uzi ko bashobora gufotora umuntu wambaye ubusa, cyangwa bagafata ifoto y'umuntu wambaye ubusa, barangiza bakayiterateranya bakayishyiraho bakamusebya.
abantu batari bamenya iza application mugomba kuzimenya yuko ubwenge bwaraje, ariko none nibuze bujyane n'ukuri. Nimba uri umunyarwanda ugatangira gusebya umuntu gutya ngo agiye gushakwa ari umugore wa gatatu, ubwo urumva utari gutesha umuntu agaciro? Ese wowe nuba umusitari ejo hazaza noneho nawe hakagira abazakwandikaho ibibi, uzishima? Ntabwo ari byiza. Tujye twiha agaciro, turi abanyarwanda, twanyuze muri bibi byinshi, mujye mureka dukundane, mureke urukundo ruze mu banyarwanda. Ese bigutwaye iki ko ari umusitari? Ko nawe uzagira igihe cyawe ukaba umusitari ukareka gusebya mugenzi wawe, ibi bizakumarira iki? Ibi ntacyo bizakumarira. Izi application Imana yaguhaye ubwenge bwo kumenya kujya ku ikoranabuhanga, iguha ubwenge bwo kumenya guhitamo ikibi n'icyiza. Byanga bikunda uyu muntu wahimbye ino nkuru kuri Vestina kugira ngo arebwe, kugira ngo agire views nyinshi, ndibaza nawe ubwe azi ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi. Nubwo ibi bintu yabikoze ntago ari byo, ibintu yakoze ntago ari byo rwose, kuko iyi nkuru yanditse yababaje abantu benshi mu mitima, abantu birabababaza. Ubwo rero abakunzi ba Vestina ntibibatera ubwoba cyangwa ngo Vestina mu mutekereze ukuntu ibi bintu byo guterateranya amafoto bigezweho cyane da, bigezweho rwose. Umuntu akaba yagusebya akoresheje nose. Hari n'ukuntu umuntu kandi mujye mwitonda, hari n'ukuntu umuntu ashobora gufata amajwi, none yamara gufata amajwi akavuga ati shana umva, nudakora ibi ngibi ndagushyira hanze, ndagushyira ku mugaragaro nutampa aya ngaya. Ibyo bintu bireza abantu, ni abagome rwose, ariko ntago ari byo, dukwiye kwiha agaciro. Ubwo rero ikiganiro cyanjye, ndumva ikiganiro cyanjye turi kuganira, muze gutanga ibitekerezo, cyane cyane mutange comment, sibyo? Mukore subscribe, muzajye mukunda kubona ibiganiro byanjye, inkuru zanjye nizo ngizo. Kwandika kuri Vestine, abazajya bamuvuga nabi no kuvuguruza, kuko ntago dushaka ko umuntu ntawakoreye Imana wikorera amaboko. Hari bizamurwanya, ariko hari burya ngo nta muntu ujye wangwa na bose, nta n'ukundwa na bose. Hari abakwanga hakaba n'abagukunda. Ubwo rero Vestina ngiye ku giti cyanjye nge ndamukunda, kubera ko buri gihe nanjye ndacukumbura nkareba kuri social media. Umuntu agakora inkuru yo kugira ngo avuguruze umuntu ndetse amusebye, amushyire ku karubanda, asebeke, ariko ntago ari byiza. Kora inkuru, ariko iyi nkuru byibuze izamenyekana ari inkuru nziza. N'ejo hazaza nubyara n'abana bazavuga ati papa yakoze inkuru nziza ivuga ku musitari runaka, papa yagize. Ese tekereza ejo bundi nugira abana ukagira umudamu akazaza agasanga social media yawe, wowe mu creator uri gucreatinga inkuru isebya mwene so, isebya mushiki wawe. Ese wumva yuko uwo mumama azishima? Uwo mugore wawe ntago azanezerwa, kuko azavuga ati ese kubera icyo umugabo wanjye yagiye kuri social media akajya gusebya akajya gusebya umwari w'u Rwanda, bene aka kageni, umwana igihugu gifiteho byinshi, igihugu cyitezeho byinshi, kuko uwo ni Rwanda rw'ejo, aracyari mu rubyiruko, aracyafite imyaka mikeya. Ubwo rero mureke kudusebereza abana, kuko nanjye ndi umubyeyi, ndi umumama, ndubatse, mfite umuhungu, mfite umukobwa. Ntabwo icyo kintu kizaba ari cyiza, abantu muri kujya kuri social media mukandika ibintu bibi, mugasebya abanyarwanda, umuco mukawuhindanya. Ntabwo icyo ari ikintu kizima cy'abantu bashyize hamwe. Umunyarwanda akwiye kugira agaciro aho agiye hose ku isi yose, akaba umunyarwanda akaza, akaba umunyarwanda agahesha igihugu cy'agaciro, ukaba umunyarwanda nyamunyarwanda, apana ingirwa munyarwanda. Rero mwidusebya, mwidukoze isoni, kuko turi abanyarwanda akazi, twiyubaha, twihesha agaciro. Umuco wacu mwiwutesha agaciro. Rero njyewe rero nkunda Vestina Ishimwe,
rwose Vestine bakwanditseho byinshi, ibi ntago ari byo, simbyemera kubona application bateranyije. Izi ni application ishimwe ni umuntu wo kujya kwerekana inda yuko atwite akayerekana gutya bene aka kageni. Ibi bintu se bishoboka bite? Vestine baramusebeje, ariko Vesti humura, abanyarwandakazi bagukunda barahari, ndetse n'abo hanze bagukunda barahari, cyane cyane umubyeyi wakubyaye we aragukunda. Nawe iyo abona ibi bintu biri guhita biramubabaza. Nubwo uri umusitari ntuzicuze ko wabaye umusitari, komerezaho kuraje, natwe tuzajya tugusabira. Ni umukunzi wanyu ni Vestine, nanjye nitwa Vestine, ubwo nkaba ndi umubyeyi nabwe ko nubatse. Mujye mukunda kunkurikira kandi mukore subscribe, muzajya mubona ibindi biganiro gahoro gahoro. Abazajya bavuguruza bavuze nko kuri Dorcas, na Dorcas batangiye kumuvugaho ibintu bibi, icyo kiganiro nacyo nzagitangaho mbereka uburyo Dorcas bamusebeje, ariya mashusho bacishijeho, ariya yose tuzajya natwe tuyavuguruza nk'abakunzi banyu. Ntago tuzemera yuko babasebya, ntago tuzemera yuko abana b'abari mwakoreye Imana mwikorera amaboko, ntago bishoboka rwose. Ngaho rero mukomeze kugira umunsi mwiza. Abadukurikiye turashima cyane, abantu bo hanze, Amerika, muri Canada, mu Bufaransa, muri ahantu hose mu bihugu byose, abadukurikiye aho muherereye, mukomeze kugubwa neza, kandi tuzajya tunyuzaho ibindi biganiro byinshi byo kuzajya twubakana. Gusenyana ntago ari byiza ku banyarwanda, tugomba kubakana tugahana igihango cy'urukundo, kuko Yesu niwe wavuze ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Nimba Yesu yaradukunze kuki twakwangana? Abapagani nibo bangana. Twe rero abana b'Imana tugomba gukundana, twarangiza tukongeraho yuko turi abana ba data wa twese. Ubwo rero Vestine turamukomeje, abana b'Imana hose ku isi aho bari bazajya bagukomeza, kandi humura, uzagira urugo ruhire. Yesu azakubakira kuko niwe waguhaye umugabo. Yesu azakubera byose. Abavuga bazavuga cyane, kuko ubu ni itangiriro ryo kuvuga. Buse bari bakuvuga. Ngaho mugire